uyu munsi tugiye kureba ukuntu ubwoko bw'Imana buzasubizwa mu gihugu cy'Isezerano. Benshi bakunze kuvuga ko byabaye mu 1948 ko ubwoko bw'Imana bwatahukanwe byarangiye. Ariko se niko Bibiliya itubwira? Ariko se niko biri? Reka turebere hamwe. Ni iki tubiziho? Tuzi neza ko gusubizwa mu gihugu bw'Imana ntabwo biraba. Impamvu tubivuga no kubera iki? Nuko tuzi neza ko Kristo ubwe mu 1948 ntabwo yigeze agaruka ngo asubize abantu mu gihugu. Ibyabaye. Kandi nanone byongeye biramutse byarabaye kuki bakivuga ngo ubwoko 10 bw'Imana bwaburiye kandi Imana ivuga iti njyewe nzakusanya ubwoko bwanjye aho butatanye mu mpande enye z'isi mbugarure mu gihugu cy'Isezerano. Ni ukuvuga ngo biramutse byarabaye mu 1948 ntabwo abantu baba bakivuga ubwoko 10 bwabuze. Ni ukuvuga ngo ibyo bihabanye n'ibyo Bibiliya itubwira ko Bibiliya itubwira ko nibasubizwa mu gihugu nta mibabaro nta ntambara izongera kuba, bose bazaba bari hamwe nk'ubwoko 12 bw'Imana. Ntabwo rero wambwira abantu ngo bari mu gihugu noneho wongere uvuge ngo ubwoko 10 bw'Imana bwabuze. Byongeye kandi nanone Kristo ntabwo tugeze tumubona za mu 1948. Reka turebe rero. Noneho niba tuzi neza ko ubwoko bw'Imana butari bwatahukana, bariya abantu bari muri Isiraheli nibande bahageze gute? Ibyo ni ibintu twavuze mu video yashize uko bahageze hakurikijwe amasezerano y'Ibarafu y'igihumbi 1917. Niko abongereza babahajyanye babakiriye igihugu kuko bene cyo bari baragitaye kubera gusuzugura Imana, abandi baraza barakifatira. Niko bahageze barabihimba. Nyuma y'icyo umunani bavuga ko bose bashujwe mu gihugu birangiye, ariko bibagirwa ko ibihe iteka byerekana ukuri. Akaba ariko kuri tugiye kuganiraho uyu munsi twibaza tuti ubwo bwoko 10 bw'Imana bwabuze nibande barihe? Ubwoko 10 bw'Imana bwabuze nkuko biri tubwira buri mu mpande enye z'isi aho Imana izabatahukanira ibavana ikabasubiza mu gihugu cy'Isezerano ku munsi wa nyawo nugera. Bizakorwa n'Imana, ntabwo bizakorwa na muntu nkuko abantu bavuga ngo byabaye mu 1948. Urumva ko ni ibintu bibiri bihabanye. Turebe rero icyo gihe ubwoko bw'Imana butahukanwa mu gihugu cyabo bizagira Egiputa cyangwa benshi bita Misiri nk'ibitwenge. Wibuke ibyabaye mu Misiri ubwo bambukaga inyanja itukura, twese iyo tugerageje kubyiyumvira cyangwa tukareba uko byagenze birenze ubwenge bwa muntu. Ariko uwo munsi wisubizwa mu gihugu cyabo nugera mu bihe bya nyuma, Egiputa izaba ari nk'agatonyanga. Turibaza tuti ese ni ibiki Imana izakora kuri uwo munsi bizatuma twibagirwa Egiputa ariyo Misiri? Ibyabaye tuzi ibyabayo, ibyagaciro Imana yabateje, uko Imana yabaretse barabakurikira n'amafarashi, ariko Imana bakubitisha iriya nyanja itukura. Ibyo ni ibintu byabaye akabarore abantu bose na n'umunsi bakivuga. Ariko uwo munsi wo gusubizwa mu gihugu cyabo nugera, Egiputa nta n'uzongera kuyibuka. Urimagina ukibaza ibyo bintu ukuntu bizaba birenze ubwenge bwawe. Tukavuga tuti rero gute bizashoboka? Bari mu gihugu bariyita bene igihugu, abandi ntibaramenya aho bari, baratatanye. Wibaza ukuntu Imana izabikora. Umve noneho muri icyo gihugu cyariye bataye iwabo, ntabwo abantu bari bagifashe igihugu ngo bakigire icyabo ku ngufu nk'uko biri ubu ngubu. Iyi nshuro nizatuma abantu babona ugukomera n'imbaraga by'Imana, kuko benshi muri bo bazi ko Isiraheli ariyo iri hariya, nta yindi Isiraheli. Numva rero bizatangaza benshi cyane, kuko ukuri ni kumenyekana. Benshi bazaba mu gitangaro bavuga bati abirabura y'Ubwoko bw'Imana. Yeremiya 16:19 uyisome wumve ikivuga, kuko benshi bazatangara bavuga ati twarabeshywe. Niko bizagenda. Turebe rero hasigaye igihe kingana gute kugira ngo ibyo bihe
byo gusubizwa bw'ubwoko bw'Imana mu gihugu bugere. Yewe ntabwo mvuga ko ari ibintu byahita biba uwo mwanya cyangwa se mu minsi ya vuba, mbona ari ibintu bizafata igihe, kuko Satani nawe azi umugambi w'Imana w'uko ubwoko bugomba gutahukana. Nubwo Satani atazi umunsi n'isaha, nta n'undi muntu ubizi, ariko byanze bikunze Satani asiganwa n'igihe avuga ati reka nkumire ubuhanuzi butaba muri izindi gahunda nyobye benshi yego bazayoba kuri Satani, ariko nk'ubu ugize Imana ukumva ukuri tukuvunguriraho nawe ukishakishiriza. Ishakishirize ushake ukuri kuzakubatura, kuko tuzi neza ko nubwo bizafata imyaka yaba 5 yaba 10 yaba 20, byanze bikunze ubwo kuri kugomba kuza hanze. Noneho rero tukavuga tuti nibihe bimenyetso dufite by'uko ibyo bihe bigenda byegereza. Ikimenyetso naguha nuko mu ijambo handitse ko ubwoko bwa Yuda nibwo buzabanza gukanguka, nyuma bwa bwoko 10 bavuga bwabuze nabwo buhite bukanguka. Ese biri kuba muri Amerika barabirabura aribo Yuda bari gukanguka, bamaze kumenya baribo? Yes. Abanyafrika ubwoko 10 bw'Imana butataniye cyane muri Afrika bwazimye bari kugenda bakanguka? Yes. Ibyo ni ibintu bigenda bituganisha ku bimenyetso no bizagaragara buri wese, ku buryo ntawe uzabugishidikanya Isiraheli ninde. Icyo gihe rero nuko bizaba bikomeye, ukuri ni kumara kugaragara buri wese kuje mu bantu bose babona ukuri, nibwo bya byago by'imperuka bizatangira. Nibwo Satani azatangira kwirara mu bantu, yaba kubica yaba kubatoteza. Nibyo bizagaragara buri wese, kuko ntawe uzabugishidikanya Isiraheli ninde. Iyo minsi ya nyuma izatangira kwigaragaza, ubwo byose bizajya hagaragara noneho, ku buryo bariya bari hariya bazaba batakibona Isiraheli ya nyayo, ahubwo abantu bose bazaba bashakisha Isiraheli ari ese ndi Isiraheli nsanze nanjye ndi mu bwoko bwa Isiraheli. Icyo gihe bizaba bikomeye, kuko abantu bose bazatangira kwishakisha, ese nanjye nta ndi mu bwoko bwa Isiraheli. Bizaba bitangaje, nubwo hazabamo kuba n'ibyago bikomeye, ariko ugomba kwitegura gukomeye ni ugusoma ijambo ry'Imana ukayiginjizamo ku bwinshi. Noneho ibyo bihe nibiza ukazaba uri mu mwuka aho kuba mu mubiri. Bivuze iki? Ku buryo uzabuza ukuri kose, kuko niyo wapfa uzabaho. Ihane rero usaba imbabazi Imana, ukizwe, ubatizwe, ugishobora gupfa, kuko numara gupfa ntabwo uzaba ugishoboye kwihana. Kandi umenye neza ko uko kuri nukumenya niko kuzakubatura, kwaguha ubushobozi bwo kujya mu mwuka aho mu mubiri, kuko ibyo bihe nibiza bizaba bikomeye. Umuntu uri mu mwuka wasomye ijambo udafite ubwoba niwe uzabicamo nk'uko Imana ibishaka, kuko Imana iratuburira iteka, ariko bake nibo babona. Uyu munsi rero ihane, uvuga uti ngiye gukurikira Imana, nkurikiza amategeko yayo, nyikunde, kugira ngo nanjye nzatoranye muri abo ngabo bazambikanwa ikamba n'umwami wacu Kristo ubwo azaza. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.